bigiye gukomera. Mbo unyumve neza noneho rero mwene data. Uyu muriro murawubona? Uyu muriro murawubona? Uyu muriro mwakureba? Uyu muriro murawureba? Uyu muriro mwakureba nshuti yanjye? Uyu muriro murawubona? Uyu muriro murawubona? Uyu muriro noneho rero, uyu muriro iyo watse kugira ngo umuriro ikintu cyose kizakwereka ko umuriro watse ahantu cyangwa utwitse ahantu nuko hagomba kugira ibintu bishya. Uyu muriro watse ahantu, niba watse ku gasozi nuko ugomba kwaka ku musozi ibyatsi bigashya ndetse n'amashyamba agashya kugira ngo bigaragare yuko ari umuriro wahatwitse. Unyumve neza, umve icyo Imana ishaka kuvugana nawe muri buno butumwa ngiye kukubwira. Unyemerere iyi tariki sinzi ahantu uri buyandike, ntago mbizi. Wayandika mu mutwe wawe, wayandika muri jenda, wayandika ntago mbizi. Icyambere nuko itariki ugomba kuyandika, kuko Imana igiye gushobora kuyibagirwa. Ndakwinginze kugira ngo uyandike, kuko ndabona Imana igiye gukora ibintu bikomeye kandi biremereye by'ingufu. Reka gusuhuze mu izina rya Yesu kandi mwifurize ndetse n'umugisha w'Imana aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Mvuge ngo amahoro y'Imana ndetse n'umugisha w'Imana ukomeze kukurangwaho. Nukuri rwose wowe udahwema gukurikira Zaburi nkunda. Imana y'amahoro iguha umugisha mubyeyi, Imana y'amahoro iguha umugisha papa, Imana y'amahoro iguha umugisha mukobwa, Imana y'amahoro iguha umugisha uko waba uri kose. Imana y'amahoro iguha umugisha waba uri umusaza, waba uri umukecuru, uko waba umeze kose. Imana y'amahoro itanga umugisha, Imana y'amahoro iguha umugisha, kuko Imana dusenga ntago ari bayari. Imana dusenga ahubwo irakora. Imana dusenga ifite imbaraga. Nukuri twarayibonye ifite imbaraga zidasanzwe. Rero Imana ireba hafi ndetse na kure. Ndavuze ngo ikumparigirize imigisha idasanzwe. Rero ngewe ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo ndi mu gihugu cy'u Rwanda ni Imana ibasha kureba aho ngaho muri Canada. Nubwo ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Imana ibasha kureba aho ngaho muri Amerika. Nubwo ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Imana ibasha kureba aho ngaho muri Uganda uri. Nubwo ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Imana ibasha kureba mu mpande enye z'isi. Nukuri ni Imana yonyine yitegereza ikareba. Nukuri nubwo ngewe naba ndahangaha ni Imana iri kuvugana nawe cyangwa se igiye kuvugana nawe muri no jambo giye gutambutsa, kuko ndumva Imana igiye kunkoresha iby'ubutwari. Imana yanteguyemo ibintu by'ubutwari bidasanzwe kandi bigiye kuritura ibihome by'umwanzi. Haleluya, haleluya. Nyemerere unyumve neza. Muri kenshi na kenshi nyamubwira ngo wumvishe abakozi b'Imana bagiye batambuka ahangaha kuri iyi kamera ndetse no ku zindi televiziyo zigiye zitandukanye, kuri Zaburi nkunda, mbese ahantu henshi hagiye hatandukanye, kuri za social media zigiye zitandukanye. Wagiye wumva abakozi b'Imana kenshi cyane ndetse baragusengeye, ariko hari n'ibyo bakubwiye ndetse n'ibyasohora urategereza niwabibona. Ariko nari nagira ngo utangarize ngo unyemerere unege amatwi uyu munsi nanjye nkuko wagiye utega amatwi abakozi b'Imana, kuko Imana igiye kurema ikintu gishyashya ku buzima bwawe. Imana igiye kurema ikintu gishyashya ku buzima bwawe. Bishatse kuvuga iki? Unyemerere iyi tariki sinzi ahantu uri buyandike, ntago mbizi. Wayandika mu mutwe wawe, wayandika muri jenda, wayandika ntago mbizi. Icyambere nuko itariki ugomba kuyandika, kuko Imana igiye gukora ibintu by'ubutwari. Hari ibintu Imana yashizemo, hari nabikubwira ubanze uyandike iyi tariki, kugira ngo nibiba uzamenye yuko iyi tariki Imana yari yavuganye nawe ku buzima bwawe. Ushobora kuyibagirwa, ndakwinginze kugira ngo uyandike, kuko ndabona Imana igiye gukora ibintu bikomeye kandi biremereye by'ingufu. Uko niko kuri. Rero mbere yuko mvuga ibindi byose, ndagira ngo mbanze senga Imana, presence y'Imana ize ku buzima bwanjye.
aho kugira ngo nze kuvuga ibyuzuye amarangamutima yanjye, ahubwo mvuga iby'Imana iri bumvukishemo, mvuga iby'Imana iri buntegeke kuvuga, aba ari byo mwumva. Imana nimbwira ngo wowe urakize, nkubwire ngo urakize. Imana nimbwira ngo Imana ikugura ikibanza, nkubwire ngo Imana irakigura. Imana nimbwira ngo iguhukuye hano mu Rwanda, iguteretse muri Amerika, ubwo nibyo nyine Imana irabimbwiye, ubyakire. Niyo mpamvu ngiye gusenga kugira ngo Imana igendane nanjye, ikorane nanjye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mucunguzi, Imana ifite imbaraga ndetse n'ububasha ndetse n'ubushobozi, Imana igira neza ijya itamurura mu gicuku cya nijoro kandi ikarwana intambara twebwe dusinziriye. Reka ngushime ko kuri Imana igira neza kandi uri Imana ijya itamurura. Komeza rero Uwiteka Nyiringabo Imana, ububasha bwawe ndetse no gukora kwawe bikomeze kugaragara ku buzima bwanjye. Rero Uwiteka Nyiringabo Imana, aba bantu bagiye kudukurikira baragukeneye kandi baragushaka, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, wanyeretse ko hari abantu bafite ibibazo, ndetse hari abantu bafite n'intambara, ndetse hari n'abantu bafite n'ibigeragezo, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, uramagurukije aka kanya kugira ngo nze hano kuri kamera. Hari ibyo ugiye gukemura imbere yabo. Bari baruhijwe n'intambara, bari baruhijwe n'amadeni, bari baruhijwe n'uburwayi, bibaye ngombwa kunza ahangaha, kandi hari ikintu kigiye gukoreka ku bw'izina ryawe, kuko uri Imana ishobora byose. Ushimwe, urakoze Mwami w'abantu, ni mu izina rya Yesu, amen. Duhurure ngo twitabe, tujye mu ntambara, bakwicara ku mazi Satana kiriho, dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringire umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Ngo dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, tuzamunesha twambaye intwaro ze zose, ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto n'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Umva nkubwire ngo kwizera Kristo byonyine nibyo bidushoboza kunesha iby'iyi si. Igitero cya mbere kiravuga ngo duhurure, ngo twitabe, ngo tujye mu ntambara. Bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu agiye kujya mu ntambara, nuko haba hari icyahanganye nacyo. Bishatse kuvuga iki? Hari ikintu wahanganye nacyo mu buzima bwawe, hari ikintu wahanganye nacyo cyakubereye ikigeragezo, ariko ngo abakera ngo bizeraga Kristo, natwe ngo twizere Kristo, ngo nibyo bizadushoboza kunesha iby'iyi si. Ku buryo bwo kwizera ngo nibyo bizadushoboza kunesha iki? Iby'iyi si. Ubaka kanya ndi imbere yawe, hari ibintu bigiye kuneshwa, hari imbaraga mbi z'umwijima zigiye guceceka kubwo kwizera Kristo, hari ibitero by'abadayimoni bigiye guceceka kubwo kwizera Kristo. Imana yavuganye nanjye ngo nze nkubwire ngo nubwo uri mu gihe gikomeye, imva neza, hari igihe umuntu abamo akaba ari igihe gikomeye cy'ubushomeri, hari igihe umuntu abamo akaba ari igihe gikomeye cy'amadeni, hari igihe umuntu abamo akaba ari igihe gikomeye cy'uburwayi. Ariko bishatse kuvuga iki? Imana igiye kugerageza ivunje, igukure muri icyo gihe gikomeye, igushyire mu kindi gihe kidasanzwe, kugira ngo ube udasanzwe imbere yabo badayimoni, ube udasanzwe imbere y'abapfumu, ube udasanzwe imbere y'abakonikoni, ube udasanzwe imbere y'abaguhiga, ube udasanzwe imbere y'abakurwanya, ube udasanzwe. Unyumve neza. Haleluya. Imana yambwiye ngo inze mbabwire yuko Imana igiye gukorana nawe ibintu by'ubutwari. Haleluya. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu,
kandi tugiye kugenda tape etape ku buryo wumva icy'Imana ivugana nawe, ku buryo wumva icy'Imana ivugana nawe, kuko nge ndi imbere yawe ndashaka kukubwira ko iri jambo uryumve neza, kuko byagenda kose nshuti yanjye wakwandika muri comment wagira gute, mbese iki mva simbizi wakora like zingahe, washaringira abantu bangahe, mbese iki kiganiro ndakwinginze turimo gutambutsa cyangwa se ubuhanuzi ndi gutambutsa, ndakwinginze kugira ngo wibwe ukande like, kuko izi like urimo gukanda cyangwa se iki kiganiro uko gukandaho like cyangwa se subscribe cyangwa se comment, ndahamya neza ko umugisha ugiye kuwuhundagaraho. Ni ndakubwiza ukuri, imbaraga z'Imana zigiye gukorera ku buzima bwawe. Reka dutangire kuko gusenga twasenga. Ngiye kwinginga umukozi w'Imana turi kumwe ahangaha ansomera ijambo ry'Imana. Mana yamaye ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi yamaye yabumaye ngo mucishe mu ijambo, kandi ubwo buhanuzi n'ubwawe. Hari abantu benshi babutegereje, hari abantu benshi bagiye gukurwaho abadayimoni, hari abantu benshi bagiye gukira indwara, hari abantu benshi bagiye gutabarwa, hari abantu benshi bagiye kubona ubwiza bw'Imana kubwo buhanuzi bugiye gutambuka. Mana ishimwe cyane. Nyemerera mukozi w'Imana unsomere muri Yesaya uhereye ku murongo wa 55. Ni ukuri rwose imbaraga z'Imana zigiye kumanuka. Ku murongo wa 55 nibwo ndavuga ibice uhere ku murongo wa 8 ugende ugere ku murongo wa 12, kuko imbaraga z'Imana zigiye gukoreramo hano hantu. Ndakwinginze kugira ngo usomere mu izina rya Yesu. Reka dusome ubuhanuzi bw'umukozi Imana ubwiteho cyane, buri mu mbaraga zidasanzwe. Yesaya ibice 55 duhereye ku murongo wa 8. Yego. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga n'ubushobozi riravuze ngo erega nzibyo nibwira sibyo mwibwira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umvunyumva neza nshuti yanjye. Imana iravuze ngo njewe nzibyo nibwira nzabagirira. Yego, ngo si byiza ngo si bibi. Haleluya, komeza. Amen. Sorry gatoya nsubiremo. Erega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni Uwiteka avuga. Erega nzibyo nibwira. Yego, inzira zanyu si nk'izanjye. Yego, wabyumvise? Nukuvuga ngo inzira z'abantu sizo nzira z'Imana. Inzira z'abantu siz'Imana icamo igiye gutabara. Inzira z'abaturoga, inzira z'abaturwanya siz'Imana inyuramo. Haleluya, Imana ishimwe. Ibitekerezo by'abantu, imigambi y'abantu, imigambi y'abakonikoni, imigambi y'abacuraguzi, imigambi y'abaturwanya siyo migambi y'Imana. Unyumve neza. Abagutekerezaho bakakuvugaho amagambo mabi si Imana itekereza, kuko ndumva Imana irashaka gukora ibintu by'ubutwari. Abantu bagufashe ijambo siko Imana ibitekereza. Abarozi bagufashe ijambo siko Imana igufataho ijambo. Abantu bakuvuzaho amagambo mabi siko Imana ikuvugaho amagambo mabi, kuko Imana yo izi ijambo yakuvuzeho. Nubwo abantu bavuga amagambo igihumbi yo kugusebya, nubwo abantu bavuga amagambo igihumbi yo kukurwanya, nubwo abantu bavuga amagambo igihumbi yo kukugerageza, Imana izavuga ijambo rimwe gusa rivuguruza ayo magambo yose. Imana izavuga ijambo rimwe rifata ayo magambo yose bavuze, riyakusanyirize hamwe, rigende riyanage mu gishanga. Ntumbaze ngo ni ikihe gishanga, ntumbaze ngo ni ikihe, ntumbaze ngo jambo ry'Imana ryarambwiye ngo muri Mana ishimwe. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo Yesu shimwe, ngo mu nyanja niho hadaturwa. Ntumbaze ngo inyanja ayo magambo yose bavuze ijajugunywamo nayayo.
bavuze amagambo menshi. Umuntu aravuka bakamuvugaho amagambo, bakamutongeraho amagambo, bakamufataho ijambo, ariko ijambo riraje riravuga ngo nubwo ibyo byose babivuze, ubwenge Imana ifite ndetse n'ibitekerezo bya Imana ifite ndetse na proje Imana ifite irenze ubwo bwenge bw'abantu. Ndumva ndi gufashwa. Komerezaho mu izina rya Yesu, kuko ndumva Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Vuga ngo noneho nibwo bitangiye, kuko ibintu bigiye gushya. Nk'uko ijuru risumba isi muri za nzira z'Imana, nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu. nk'uko ijuru risumba isi, ibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira. Nyumva neza ngo nk'uko ijuru risumba isi, unyumve neza ngo niko ibyo mwibwira inzira zanjye zisumba izanyu. Haleluya. Unyumve neza, uburwayi bwose wari ufite, ikigeragezo cyose wowe wireberamo n'indererwamo wari ufite, ubanza umenye neza uko ijuru risumba isi, ariko Imana isumba icyo kibazo cyawe. Nubwo cyaba kirumbaraye, kikaba kimeze nk'ibuye, ariko nagira ngo utangarize ngo nubwo cyaba kimeze nk'umusozi, ubanze neza yuko ijuru risumba isi, ariko imigambi y'Imana isumba ibyo byose. Somera mu izina rya Yesu, kuko ubu noneho imbaraga z'Imana zigiye kuba zaka, zigiye kuba zacana. Umurongo wa 10 uravuze ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka biva mu ijuru ntibisubireyo. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo. Haleluya. Komeza. Ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto bugatoshya n'ingundu. Ahubwo imvura na shelegi bikamanuka bikatosa ubutaka, byarangiza ibikimbo bateye muri iyo mirima. Unyumva neza nshuti yanjye, wumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe, kuko iri jambo rigiye kuba irya mbere mu matwi yawe utigeze wumva ndetse utigeze usobanukirwa, kuko Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Unyumva neza nshuti yanjye mwene data, iyi imvura iguye ivuye mu kirere, iyo iguye mu butaka isangamo imyaka yari iri mu butaka. Iyo myaka rero icyo bitwa ingundu, iyo myaka yari iri mu butaka iragundura ikazamuka ikamera ibishimbo abantu bakarya, mbese abantu bakabona icyo kurya. Yego, bishatse kuvuga iki? Ya mvura yari iturutse mu ijuru yakoze akazi kayo. Ya mvura yari iturutse mu ijuru yakoze ikintu yashakaga gukora, yagishoje muri make. Noneho bishatse kuvuga iki? Kuko icyo tugiye kugeraho ni isezerano Imana yavuganye nawe. Ni isezerano Imana yagize gute? Yavuganye nawe. Komeza. Iryo jambo rikora ibyo rigahita riha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora ibyo naritumye. Nuko nyumvira mukozi w'Imana, subiriramo kuko ndashaka kugira ngo babyumve neza. Subiriramo uwo murongo. Uko ritosa ingundu bugaha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora ibyo naritumye. Kuri Zaburi. Uyu mwanya iri wumva. Haleluya. Ndakwinginze kugira ngo aho uherereye hose mu bice byose bigiye bitandukanye, nyemerera uhite uzamura icyubahiro cy'Imana. Nyemerera uzamura icyubahiro cy'Imana. Mu kuvuka kwawe hari ijambo Imana yakuvuze. Mu kubaho kwawe hari ijambo Imana yakuvuzeho.
mu bihe byawe hari ijambo Imana yakuvuzeho nubwo intambara zahaguruka hari ijambo Imana yakuvuzeho nubwo ibihe byakomera hari ijambo Imana yakuvuzeho nubwo intambara zahaguruka hari ijambo Imana yakuvuzeho iryo jambo noneho ryavuye mu gihugu cy'ijuru rikava ku Uwiteka Nyiringabo Imana ntago rizigera risubirayo kuko rizasubirayo ari uko icyo yavuganye nawe ari uko gisohoye unyumve neza ijambo Imana yohereje ku buzima bwawe uko byagenda kose ku buzima bwawe rizasubirayo ari uko rivuze yuko ngo icyo wadutumye twaragishoboye nuko nguko biri niba yarakubwiye ngo uzabona urubyaro iryo jambo rizasubira ku Uwiteka rivuga ngo icyo wantumye naragikoze niba iryo jambo ry'Imana ryaravuye mu kanwa k'Uwiteka rikavuga ngo njyewe Alphonse uyu nguyu njyewe agomba gukira agomba kubaho agomba kurama agomba kubona amafaranga agomba kubona ubutunzi iryo jambo iryo ntago rizigera risubira mu gihugu cy'ijuru ridashoje akazi karyo icyo ryavuze ubwo nuko nyine ijambo ry'Imana ryavuye mu rurimi rw'Uwiteka rizasubirayo rishoje akazi karyo aka kanya mvugane n'umuntu uzi neza yuko yavuzganye n'Imana akaba yarafite ibyiringiro bikeya akaba yarafite amaganya menshi mu mutima nari ndagira ngo mubwire ngo ijambo Imana yavuganye nawe rizasubirayo ari uko rishoje icyo yavuganye nayo uwaryohereje n'Imana uwarivuze n'Imana niyo mpamvu rero rigomba gusubirayo ari uko rivuganye na nyiraryo intambara zarahagurutse ku buzima bwawe ndabyumva igihe cyaragufashe kigufataho ijambo ndabyumva ariko noneho ubu tuvugana ijambo ry'Imana yakubwiye birashoboka ko yari kubwiriye mu butayu ntago nzi ubutayu yabikubwiriyeho birashoboka ko yabikubwiriye muri Israheli birashoboka ko yarabikubwiriye mbese ryajyangwane igihugu cyose waba urimo waba uri mu gitanda waba uri ku buriri waba uri hehe aho wavuganiye nayo hose unyumve neza kandi inshuti yanjye unyumve neza iyo umuntu avuka muri proje yiwe iyo umuntu avuka mu kubaho kwiwe Imana ibifite ikintu yamwanditseho abarozi kenshi na kenshi bagerageza kukurwanya abapfumu bagahaguruka abakonikoni bagahaguruka bashaka kurwanya iterano ry'umuntu cyangwa se bashaka kurwanya yuko babazi neza yuko hari ikintu Imana yakuvuzeho ariko nta muntu uzigera urwanya ijambo Imana yakuvuzeho nta muntu uzarwanya ijambo Imana yakuvuzeho nta muntu uzarwanya icyo yakuvuzeho icyo yakuvuzeho cyose icyo uzaba cyo kirahari icyo uzaba cyo kirakomeje icyo uzaba cyo kirarambye icyo uzaba cyo ni Kigali muri wowe nubwo bazakuroga ntabwo bazigera baruga ijambo Imana yavuganye nawe uko niko kuri kandi ndaguhanuriye mu izina rya Yesu kandi ndacyahanura kuko ubu ngubu ndacyahanura wumve neza ndacyahanura kuko noneho umuriro ugiye kwaka tugiye gutangariza abadayimoni dutangariza abarozi dutangariza abapfumu dutangariza uburwayi kuko ubu ngubu hari ibyo tugiye gutwika tugiye gutwika kuko twebwe turi abana b'Imana twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo mu buryo bwose bushoboka ntabwo tugomba gutinya kuko twizeye ni umugabo ukomeye niyo mpamvu ngiye gusoma rino jambo nindangiza kurisoma turigenderemo kuko hari ibyo tugiye gutwika kandi tugiye gukora mu izina rya Yesu mukozi w'Imana nakumvishe nawe urimo amavuta mu izina rya Yesu yumvira rero sobera Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 16 nibyo nyiribyo anishimwe ubu ngubu aka kanya tugiye gutwika mu izina rya Yesu mama unyemerere unyumve neza kandi ubyandike kuko itariki ni itariki uzaboneraho ubutsinzi bukomeye ku buzima bwawe niba uri urwaye wari urwaye ndakubwije umukuri kwa hera usandika muri comment uzabivuga cyangwa se simbizi icyo nzi cyo nuko imbaraga z'Imana zigiye gukora Timoteyo wa mbere 6:16 mu izina rya Yesu yego
niyo yonyine ifite kudapfa. Iyo mana yonyine nta yindi. Nyumvira, niyo yonyine ifite kugira gute kudapfa. N'igipfu. Bo barapfa bavuze ibya. Unyumva neza. Nico nshaka kuganishaho umukozi w'Imana. Niyo yonyine ifite kudapfa. Niyo yonyine ifite kudapfa. Iba mu mucyo utegerwa. Iba mu mucyo utegerwa. Nta muntu wigeze kuyireba kandi nta ubasha kuyireba. Nta muntu wigeze kuyireba kandi nta ubasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byaye. Amen. Icyubahiro n'ubutware bidashira bibi byayo. Amen. Ongera tugende. Timoteyo n'ubundi naho ngaho igice wa mbere 7 n'ubundi 17 naho ngaho ni hamwe. Timoteyo wa mbere 7:16. Yego. Naho ngaho hepfo gatoya. Yego. Haravuze ngo wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe. Naho oya ni muri Timoteyo wa mbere igice kimwe umurongo wa 17. Urakoze cyane mubabari. Sorry bwo ni hirya. Ni ngewe wakubwiye nabi. Igice cya mbere umurongo wa 17 ijambo ry'Imana riravuze ngo umwami nyiri bihe byose. Umwami nyiri bihe byose. Udapfa yewe. Kandi utaboneka. Utaboneka sha. Ariyo Mana imwe yonyine. Ariyo Mana imwe yonyine gusa. Ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cy'iteka ryose we. Mbaraga zikomeye cyane. Mbaraga n'ububasha. Haleluya. Twizeye tujya twizera abantu. Yego. Tukizera abantu ariko akaba ari abantu bapfa. Unyumva neza. Tujya twizera bakomeye bafite ndetse n'ubushobozi yewe n'amafaranga ariko akaba ari abantu bapfa. Unyumva neza. Tujya twizera ba anko ariko igihe kikagera bakadukurwaho. Tujya twizera abakomeye muri famiye ariko igihe kikagera bakadukurwaho bagapfa bikarangira kuko bafite umwuka usohoka mu mazuru. Noneho rero sasa abo ngabo nyuma yo kubizera bagapfa, hari Imana twebwe twizeye idapfa. Imana twizeye itagikurwa mu mwuka. Iyo ngiyo ni ikora ibikomeye kandi bitarondore ku manywa y'ihangu. Ushobora gusezera n'umuntu ngo azagukorera ibi ngibi yabikwemereye, ndetse yanakubwiye ngo azakugurira n'inzu, yanakubwiye ngo azaguha n'amafaranga afatika yose bishoboka, ariko bwaca mu gitondo agahita akubwira ngo yashizemo umwuka bikarangira. Unyumve neza nshuti yanjye. Ushobora kumva yewe we, ushobora kuvugana n'umuntu uri muri Amerika akakubwira ati ngewe numvishe uko wabwirije, numvishe uko nanezerewe, numvishe uko wamfashije, ngewe ndishimye ndanezerewe, bise ngusinyira sheke, ejo bundi bazaguha amadolari buri kimwe cyose. Ariko ejo bundi bwacya mu gitondo nk'akanya ko guhumya agahita apfa. Yego. Ariko noneho ubaka kanya narinje kukubwira ngo ubu bigiye kwaka, kuko twebwe twishingikirije Imana idapfa, twishingikirije Imana ihoraho, twishingikirije Imana itandukanye n'abakonikoni, twishingikirije Imana ikomeye. Unyumve neza. Abarozi bararoga, abapfumu bakaroga, ariko igihe kikagera bakavamo umwuka bagapfa. Igihe kigashyirwaho iherezo. Abacuraguzi bagira igihe cyo gucuragura, bakagira igihe cyo guhamiriza bagakoresha ibishoboka byose bakaroga, ariko igihe cyose kikagera ijambo ry'Imana rikabashyiraho iherezo bagapfa bikarangira kuko ari abantu bapfa. Ndumva ndi gufashwa. Umurozi agira igihe cyo kuroga akaroga, ariko nubwo yaroga igihe kiragera kikagera bikarangira kuko aba ari umuntu agapfa bikarangira. Uko yakoreshwa kose, uko yakoresha imbaraga zose ashobora gukoresha, igihe kiragira kikarangira agapfa kuko ari umuntu. Unyumve neza.
ariko noneho ubu tuvugana iyo turi kumwe nayo, iyo duhagararanye nayo, iyo tuvugana nayo, ni Imana idapfa, ni Imana idapfa nk'abantu, ni Imana itareba nk'abantu. Noneho rero ubu ngubu turi mu gihe cya Pentekote. Ubu turi mu gihe cy'umuriro. Umuriro wigeze umanuka. Uramanuka. Yumve neza. Bigiye gukomera mukozi w'Imana. Bigiye gukomera. Bigiye gukomera mu izina rya Yesu. Bigiye gukomera. Mbo unyumve neza noneho rero mwene data. Uyu muriro murawubona? Uyu muriro murawubona? Uyu muriro murakureba? Uyu muriro murawureba? Uyu muriro murakureba nshuti yanjye? Uyu muriro murawubona? Uyu muriro murawubona? Uyu muriro murawureba? Sawa rero. Sawa rero. Ha. Noneho rero iyo umuriro watse ugira ibintu twika. Unyumve neza, ntabwo ubyumvishe neza. Iyo umuriro watse ugira ibintu twika kugira ngo bigaragaze ko ari umuriro. Uyu muriro noneho rero, uyu muriro iyo watse kugira ngo umuriro ikintu cyose kizakwereka ko umuriro watse ahantu cyangwa utwitse ahantu, nuko hagomba kugira ibintu bishya. Iyo umuriro watse ahantu, niba watse ku gasozi, nuko ugomba kwaka ku musozi, ibyatsi bigashya ndetse n'amashyamba agashya kugira ngo bigaragare yuko ari umuriro wahatwitse. Unyumve neza, umve icyo Imana ishaka kuvugana nawe muri buno butumwa ngiye kukubwira. Iyo umuriro watse cyangwa ikibiriti cyatse, iyo umuntu acanye gutya umuriro ukaka, cyangwa se umuntu agashyira mu mbabura, nuko ya makara agomba gushya akagira ikindi kintu abyara. Noneho rero ubu tuvugana nkuko rura rupapuro narutwitse, nuko hagomba kugira ibintu bishya uyu munsi bitari ejo, bitari n'ejo bundi, ahubwo uyu munsi nuko hagira ibintu bishya ku buzima bwawe. Unyumve neza, hari umutwaro wari umaranye iminsi, hari ibintu byari bikuremereye wari umaranye iminsi, nibyo tugiye gukoresha zino mbaraga z'umuriro zikabitwika. Izi mbaraga z'umuriro zikabihindura umuyonga. Birashoboka kuba ari uburwayi wari umaranye iminsi, ariko ubu burwayi nagira ngo ubuhigihe kuko aka kanya umuriro ugiye kwaka. Uyu nguyu rero waranicanye ahangaha mu buryo bw'umwuka, ugiye gutwika ibitero by'abadayimoni. Ndagira ngo aka kanya imbaraga z'Uwiteka zigiye kugukura ku gisasiro wari uriho. Imbaraga z'Uwiteka zigiye kukwishyurira amadeni. Imbaraga z'Uwiteka zigiye kuguhindurira ibihe. Igihe wari urimo kigiye kugaragara, bigiye gusobanuka kubw'uyu muriro. Nakubwiye ngo iyo umuriro utwitse ahantu, iyo umuriro watse, ugomba kugira ibintu twika. Kugira ngo bigaragare yuko ari umuriro watwitse. Kuko umuriro uramutse utwitse ikintu nigishye, ntabwo ngo waba ari umuriro. Unyumve neza nshuti yanjye, umuriro uramutse utwitse ikintu nigishye, ntabwo waba ari umuriro. Turumvikana, turagendanye. Tugiye rero gusenga. Unyumve neza. Noneho rero Eliya ku musozi wa Karumeli, abahanuzi ba Bayali 440 bahanganye na Eliya. Yari umuntu umwe wenyine gusa, ariko kuko Eliya yari yishingikirize Imana idapfa, Eliya yararebye aravuga ati ariko ubundi aba baswa ubundi Imana bakina nayo barayizi. Birashobora kuba yaravuze ngo nabadage ntawamenya. Eliya arangije aravuga ngo ngewe ntumbaze umurongo yasomye, ntumbaze. We yararebye aravuga ati ngewe nishingikiriza Imana idapfa. Ni Imana nsenga ndayizi, ni Imana idapfa.
ndetse n'Imana idashiramo umwuka, ariko aba baturage bashiramo umwuka. Kandi aba baturage ngiye kubereka yuko Imana nsenga atari bayari. Imana nsenga nta mikino igira. Kandi ubwo bakomeje gusuzugura imbaraga z'Imana, nanjye ndabamanukana hariya hepfo ku kagezi bite batemagura babone yuko bo bapfa. Kandi Imana yacu yo ntipfa. Eliya aravuga ati mba rero ubwo twahanganye nimuzane izo mana zanyu muzisenge muzihamagare, nanjye ndahamagara Imana yanyu iri mu gihugu cyo mwijuru. Eliya muri Bibiliya ntaho bitwereka yuko Eliya yigeze yikebagura. Nawe niba warasomye Bibiliya ugenda ubigenzure neza ubirebe, ntaho Bibiliya yerekana yuko Eliya yigeze yikebagura no kumubiriwe n'umunsi cyase n'akanya gato, ntaho yigeze yikebagura. Ariko muri Bibiliya bitwereka yuko abahanuzi ba Bayali hari aho bageze ngo mu saa 9 ngo barangije barikebagura baravuga ati wenda Imana yacu none Imana yacu iramutse ibonye akababaro dufite, iramutse ibonye agahinda dufite, wenda ikabona uburyo turimo kwikebagura yazi kadutabara ikadukiza uyu mugabo Eliya, kuko noneho ntabwo tumukira. Kuko bari basezeranye bazi neza yuko Eliya arabamara, bari babisezeranye. None icyo nshaka kuvuga ni kimwe, Imana Eliya yasenze ikitambura yuko Eliya yarazi neza yuko asenga Imana idapfa. Aka kanya ubu ngubu niyo ngiye gusenga, niyo ngiye guhamagara, kandi igiye gukora bikomeye ku buzima bwawe. Ndakwinginze ngo pfukama mu izina rya Yesu, pfukama mu buryo bwo kwizera, pfukama huri, pfukama, ndavuze ngo pfukama, kuko iri ni ijambo ry'ubutabazi Imana yampaye ngo nkuzanire. Ubu n'ubuhanuzi bw'ubutabazi Imana yampaye nkuzanire. Ubu n'ubuhanuzi Imana yampaye bugobotora ubuzima bwawe. Ubu n'ubuhanuzi Imana yampaye bugobotora aho bagushize. Ubu n'ubuhanuzi Imana yampaye bugobotora uburwayi. Ubu n'ubuhanuzi Imana yampaye bukindagura izo ndwara. Ubu n'ubuhanuzi Imana yampaye busenya imigambi ya karande. Ubu n'ubuhanuzi bisenyagura. Ubu n'ubuhanuzi buritura. Ubu n'ubuhanuzi busenya buritura mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe. Niba wapfukamye zamura ibiganza byawe, kuko ngewe ndi kumwe n'Imana idapfa. Akanya ubu nicaranye nayo, ubu nicaranye nayo, ndi kumwe n'Imana idapfa, niyo ndi kumwe nayo. Kandi kwizera kwawe kugukize. Niba ari indwara urugwaye kwizera kwawe kugukize. Niba ari diabete warurwaye kwizera kwawe kugukize. Niba ari indwara y'umutwe kwizera kwawe kugukize. Niba ari indwara y'ubushomeri kwizera kwawe kugukize. Niba ari business wacuruzaga igahomba kwizera kwawe kugukize mu izina rya Yesu. Mbese ikibazo cyose waba ufite, ikivuzo cyose waba ufite, untege amatwi kuko ngiye gusenga. Imana igiye gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu uri rubasha, kandi ijambo ryaramwe ngo Imana idapfa. Kandi ko kuri mu bugenzuzi bwose nakoze uri Imana idapfa. Abantu bagera igihe bagashyirwaho iherezo bagapfa. Ari umuperezida nawe ubwe ayobora igihugu, ndetse ayobora ari n'umwami, igihe kiragira bagapfa bakava ku isi, kuko ari abantu. Ariko wowe ntabwo ujya upfa. Uko niko kuri. Kuko niba uri Imana idapfa, ndakwinginze Uwiteka, aba bantu bapfukamye imbere yawe, aba bantu bafite ibyifuzo, aba bantu barembejwe n'indwara, aba bantu barembejwe n'ubushomeri, abantu barembejwe n'agahinda, abantu barembejwe n'ibibazo, ndagira ngo Uwiteka, kuko uri Imana idapfa, umanukire kubarengera, umanukire kubatabara. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Ndacecekesha imigambi mibi y'abadayimoni. Jambo ryawe ryarambwiye ngo ucecekesha n'amajwi 1000 uko yaba ameze kose agaceceka ku buzima bw'umuntu. Mu izina rya Yesu manukira kubatabara, umanukire kubarengera, manukire kwitamura ku buzima bwawe. Neza yawe itambukira imbere yabo. Izina ryawe rishyirwe hejuru Mesiya, kuko uri Imana y'amahoro kandi ukaba uri Imana y'agakiza. Urakoze kuko ubatabaye, urakoze kuko ubarengeye, urakoze kuko ubagiriye neza. Izina ryawe rishyirwe hejuru Mesiya, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umucunguzi. Amen. Amen.
shimye wowe warudukurikiye kandi ukomeje kubana natwe kandi ukawusozenyije natwe. Reka nkubwire ngo gukanda like aho ngaho ku ruhande reba ahantu hari agatoki k'akaganza ku ruhande ugakande kuko twebwe ubudufashije buga butumwa. Kandi iki kiganiro gisherengera abantu benshi ku nshuti zawe ndetse n'amagurupe menshi ugiye uriho kigera ahantu henshi kuko hari abantu benshi bagomba kubohoka. Ni ukuri nutagisharinga kandi hari abantu bagomba gukira ku bwa kiro kiganiro urabukoze ikosa rikomeye cyane kuko hari abantu bagiye kubohoka ku bwa kiro kiganiro ndetse no ku bwa butumwa bwatambutse. Nurangiza ukande subscribe, reba aho hantu handitse ngo subscribe, ijambo subscribe, kugira ngo uzazubana natwe buri munsi ku biganiro byacu bigiye bitambuka. Imana y'amahoro guhumugisha, Imana y'amahoro kugire neza. Naho ubutaha tugiye gutanga nimero zacu kandi nawe utazumvishe urebe aho ngaho hasi ziba zihari mu izina rya Yesu. Ni 0788 59 84 26. Ni 0788 59 84 84 reka nsubire mu izina rya Yesu. Ni 0788 59 84 26. Iyo nomero ibaruyeho NZARAMYIMANA Pierre. Imana y'amahoro igumugisha, Imana y'amahoro kurengere, Imana y'amahoro kugire neza, Imana y'amahoro kurengere muri byose. Naho butaha. Shalom, shalom, shalom.